Yes, turabasuje mwese mudahwema gukurikirana Dusa Films TV, mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu. Yes, uyu ni umwanya rero tubagezaho ibiganiro byacu. Uyu munsi twabateguriye indirimbo 5 zikunzwe za gospel hano mu Rwanda, cyangwa se top 5 songs, gospel songs zikunzwe hano mu Rwanda. Duhereye ku ndirimbo ya 5, ese wakwibaza ngo iyo ndirimbo ni iyihe? Yes, mbere ko mbabwira indirimbo ya 5, nabwira buri wese utari wakora subscribe kuri Dusa Films TV kuyikora kugira ngo tujye tubana. Indirimbo ya 5 rero ni yitwa Yanyishyuriye by Ben Rutabara featuring James and Daniela. Iyi ndirimbo yitwa Yanyishyuriye, ni indirimbo imaze kurebwa mu 53, ni ya Ben Rutabara afatanyije na James na Daniela. Ni abahanzi mukunda muri benshi. Iyo ndirimbo utarayireba wayireba. Indirimbo ya 4 yitwa Intsinzi, ni ya RRM Ministries. Iyi ndirimbo imaze iminsi mikeya cyane isohotse. Indirimbo ya RRM Ministries, ngira ngo utarayireba nayo wayireba, kuko RRM Ministries ni minisiteri imwe hano mu Rwanda ikora indirimbo zivuga ubutumwa bwiza kandi zikora ku mitima ya benshi. Yes, wayireba rero ubaye utarayireba. Yes, ku mwanya wa 3 rero turahasanga indirimbo yitwa Zaburi yanjye, ni indirimbo ya Ben na Chance. Yes, iyi ni couple mukunda muri benshi cyane. Iyi ni indirimbo yabo yitwa Zaburi yanjye. Imaze kurebwa n'ibihumbi 199 kuri YouTube yabo. Ni ukuvuga ngo imaze ibyumweru bibiri byonyine kuri channel yabo. Rero utarayireba wajya kuri YouTube channel yabo ukayireba. Irimo ubutumwa bwiza, irimo amagambo meza y'ihumure, wajyaho ukayireba. Indirimbo ya 2 ni indirimbo yitwa Sikiliza, ni indirimbo ya Israel Mbonyi. Imaze kurebwa n'ibihumbi 401. Ubu ngubu dukora kino kiganiro yari imaze kurebwa n'ibihumbi 401 kuri channel ye ya YouTube ya Israel Mbonyi. Kuri channel yiwe iyi ndirimbo imaze gukundwa cyane, kuko Mbonyi muri no minsi sigaye akora indirimbo cyane izi ndirimbo za Swahili zikamuhira, zikarebwa cyane, kandi ubutumwa bukagera muri East Africa, kuko ururimi rw'Igiswahili ni ururimi rukoreshwa cyane muri East Africa, cyane mu bihugu nka Rwanda, Kenya, Tanzania, muri Congo na Uganda. Ni henshi cyane zirakoreshwa cyane. Yes, reka rero mbere yuko tugera ku ndirimbo ya mbere, ngira ngo nakubwira ko nawe wagira uruhare muri kino kiganiro cyacu Gospel Now. Watwandikira ufite comment hano mu mwanya wa comment, ukandikamo comment yawe, ubutumwa bwawe, ko hari indirimbo wifuza ko yaza mu ndirimbo 5 za mbere. Iki kiganiro kizajya gihoraho. Yes, dukomeza rero no ku mwanya wa mbere. Indirimbo iri ku mwanya wa mbere wakwibaza ngo ni iyihe ko utayivuze. Indirimbo iri ku mwanya wa mbere ni yande? Yes, yitwa Niyo Ndirimbo, ni ya Meddy afatanyije na Adrien Misigaro. Ni indirimbo muri gukunda muri benshi, ni indirimbo iri gufasha benshi muri bino bihe. Yes, imaze kurebwa rero n'ibihumbi, imaze kurebwa na miliyoni 2. Guys, imaze kurebwa na miliyoni 2 zirenga hafi n'ibihumbi 700 kuri YouTube channel ya Meddy. Iyi ndirimbo wajya ukayikurikirana, utarayumva ukayumva, cyangwa se ukanayireba. Ni indirimbo ikunzwe cyane. Yes, mbashimire rero mwese twabanye muri kino kiganiro cyacu Gospel Now. Utarakora subscribe rwose wayikora kugira ngo tujye tubana, mudushyigikire, mutubwire niba mwabikunze, kugira ngo tujye tubana no mu bindi bihe. Murakoze rero. Yes, mwari muri kumwe nanjye Dusa, cyangwa se Sam duhuza umutima. Tuzajya